niba mutari ibigwari mugomba kwishyura umutekano n'amahoro mugiye kubona ku isi hose. Ayo ni amagambo yavuzwe na bwana Donald Trump, akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse wavuze ayo magambo ubwo yajyanaga ibiganiro n'abanyamakuru bakamubaza niba izamuka ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli rikomeje gutumbagira nta kibazo ribuze guteza ku isi. Uyu mugabo yabashubije bati niba mutari ibigwari mugomba kwishyura umutekano muri kubona bitewe n'uko turi ku ntambara yo guhagarika ibisasu bya kirimbuzi byagakozwe na Iran, ariko ni gihe gito intambara iri muri Iran nimara guhagarara ibintu byose byasubira ku murongo n'ibiciro bizongera bigabanuke. Ubu ibiciro bya peteroli ku isi hose byakomeje kuzamuka ndetse ibiciro biri kugenda bitumbagira umunsi ku wundi. Twinjire mu ntambara yacu iri muri Afurika, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu nyisi intambara yacu nuko n'u Rwanda rwamaze no kubyinjiramo ari narwo rufatirwa ibihano, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarafatirwa ibihano n'umunsi wa rimwe. U Rwanda rumaze gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango cyangwa se Europe Union, umuryango w'Uburayi bwose muri rusange. U Rwanda baruhundagajeho ibihano, ariko nanone ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force n'abayobozi bayo bagiye batandukanye. Abamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu gihugu cya Kenya bahunze bavuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bari basanzwe batuye muri Kongo hariya za Minembwe. Ku munsi w'abagore bavuze ijambo riteye ubwoba ariko nanone rikanganye risa n'irirengera Antonio Felix Tshisekedi Tshilombo, uhora ushinjwa n'u Rwanda ndetse na M23 kwica abatutsi b'abakongomani. Ariko abanyamurenge n'ubundi b'abatutsi batangaje ko Antonio Felix Tshisekedi Tshilombo atari umugome, kubera ko intambara ndetse yo kwica abakongomani cyangwa se abanyamurenge, ubwo n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yatangiye kuva kera. Bati iyi ntambara muri kubona iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo yigeze itangizwa na Antonio Felix Tshisekedi Tshilombo, nubwo ari we ubishinjwa. Yaje abisangaho ati ko ya M23 ikorana na Joseph Kabila, kandi Joseph Kabila ari umwe mu bantu baduhize kandi baturigiriye nabi, kugeza ubwo mu mwaka wa 2016 yahaye intwaro bamwe mu baturage cyangwa se bamwe mu baturanyi bacu ngo bajye batwica, ndetse ngo badukubita amafuni n'ibindi bitandukanye by'ubugome, kugeza ubwo ngo bamwe mu baturage b'abanyamurenge babaga batwite babwirwaga amagambo y'urwango bakayabwirwa n'abakongomani kandi bahawe intwaro na Joseph Kabila. Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001, nyuma y'uko Desire Kabila akaba ari wese umubyara yari amaze kwicwa n'uwari umusirikare we wamurindaga. Bibutse, Desire Kabila yafashe ubutegetsi bwo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze guhirika mu Mobutu Sese Seko kuva mu mwaka w'1997. Uyu Desire Kabila wari ufashe ubutegetsi yarayoboye ishyaka ryitwa FDLR cyangwa se FDL, ariko bitandukanye na FDLR ni ADFL cyangwa se AFDL, ubyite uko bishaka. Uyu gufata ubutegetsi n'ubuyobozi yabifashijwemo n'igisirikare cy'u Rwanda RPA, ari nabyo bise intambara ya mbere yo muri Kongo, ndetse si bo gusa bamufashije kubera ko na Uganda yari birimo, na Uganda ndetse n'igihugu cya Angola bakoze ibishoboka byose bifatanye n'imitwe itaravugaga rumwe n'ishyaka cyangwa se n'ubuyobozi bwa Mobutu Sese Seko, baramurwanya bivuye inyuma kugeza bamuhiritse ku butegetsi, ahungira mu gihugu cya Maroc, ari naho yaje kugwa muri uwo mwaka nyine w'1997. Yararwaye n'ubundi kanseri imumereye nabi, dore ko banatangiye kwataka igihugu cye yaragiye kwivuza. Yaje n'ubundi igihugu gisa nk'ikigiye gufatwa, ahita afata umuryango we ahunga. Joseph cyangwa se uyu Desire Kabila, ndetse ni nabwo ibintu byase bitangira kuba bibi kuko ntabwo yakomeje kuvuga rumwe n'abamufashije kujya ku butegetsi, ari nabwo habaga intambara ya kabiri, ndetse iyo ntambara ya kabiri ari nayo yatumye barwana kugeza nanone bageze i Kinshasa, bahita bashyiraho ubundi buyobozi bwanafashwe n'uyu musore Joseph Kabila, ndetse we yemeranya nabo gukorana, ndetse bivuga ko ari nabwo urwango rwatangiye. Wakwibaza ngo ni kuki u Rwanda muri iyo myaka rwafashaga igisirikare cyangwa se rwafashaga bamwe mu bategetsi kuvanaho ubwo butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho nyuma yo kugerageza cyangwa se nyuma yo gukuraho ubwo butegetsi nabo bashizeho bikaza kurangira bongeye gushaka kubakuraho. Urugero nka M23 ivuka bwa mbere
byaturutse ku mugabo witwaga Ntaganda Bosco ndetse na General Sultan Makenga nyuma y'uko ndetse yitwaga ngo ni CNDD yari imaze gusenyukwa ya Laurent Nkunda baje no guhunga agahungira mu Rwanda bikaza no kurangira afashwe. Icyo gihe hahise hasigara abasirikare nka Laurent nka Bosco Ntaganda ndetse hasigara n'uyu nguyu unakwita nka General Sultan Makenga uyoboye M23 kano kanya. Uyu Ntaganda yaje kwishikiza n'ubundi inzego mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga kubera ibyaha byibasiye inyokomuntu kubera ko ku giti kiwe yari umugome w'umutindi nyakujya yivuganya abasivile cyangwa se abantu bose yishe ku giti cye we umwe, abantu barenga 75. Yakatiye imyaka 30 mu mwaka wa 2019 kubera ibyo byaha byibasiye inyokomuntu yakoze. Ubu ngubu arafunze. Laurent Nkunda we wari inshuti ye, tuzi ko yagiye mu Rwanda ariho yahungiye, ntawe uzi amaherere ye, gusa amakuru avuga ko u Rwanda rwamufashe rukamwimana nubwo nta kintu rujya rubivugaho. Intambara yarakomeje rero kugeza ubwo M23 itsinzwe n'ubundi mu mwaka wa 2013. Icyo gihe Joseph Kabila niwe wari uyoboye igihugu. Ukibaza ko kubera iki Joseph Kabila wahanganaga na M23 ubu ngubu ari gukorana na M23 ndetse bamwe mu bayobozi bari ku ruhande rwiwe bongeye kwisanga bari muri M23 barahoze ari abanzi. M23 itangaza ko ari abanyamurenge, nanone bagiye kurwanira abanyamurenge bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimwe uburenganzira, yego koko bimwe uburenganzira, baricwa baratotezwa, niba umwandi babwirwa ko ari abanyarwanda banabasaba gusubira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ndetse ko igihugu cyabo atari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko bari abanyamurenge banze kuhava bavuga ko ari ubutaka bw'abakurambere babo, kandi nibyo ibyo byapfuye igihe abakoloni bazaga gukoloniza ibihugu byo muri Afurika bagatangira guca imipaka. Icyo gihe harimo ubutaka bw'u Rwanda bwagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amateka bivuga. Ibyo ngibyo rero kuva icyo gihe intambara yaratangiye mu mwaka wa 1996, 1997 Desire Kabila arimikwa mu mwaka wa 2001 arapfa afarashwe n'umurinzi we, ahita hajyaho umuhungu we Joseph Kabila arayobora kugeza mu mwaka wa 2019 ubwo Tshisekedi Tshilombo yamusimburaga. Iryo rishwa ry'abanyamurenge bari baratangiye guhunga, iryo totezwa ryari ririho wari uri burikora cyangwa se wari uyoboye igihugu ako kanya. Ubu ngubu bari gukora na M23 bari gukorana. Ibi ngibi ni by'abaturage b'Abakongomani bavuze ngo Tshilombo Tshisekedi ararengana, ntabwo ari we wateje intambara yibasira ubwoko bw'abanyamurenge muri Kongo kubera ko yagiye ku butegetsi ayisangaho. Ati yagiye ku butegetsi asangaho akavuyo nka kariya, ubwicanyi nka buriya, kubera ko n'abayobozi babanje kandi ubu bashyigikiye M23 bari bariho cyangwa se nibo bari abayobozi bayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ino ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo u Rwanda ruramutse rukuyemo ingabo zabo yahita irangira, imazeyo ikarangira burundu, buri kitazongera no kuba cyangwa se no kuba yatinyuka kongera kuba muri cya gihugu cya Repubulika Iharanira Democratic of the Congo. Bivuga ko rwose cyarengerewe ubusugire bwacyo. Iyi ntambara imaze imyaka irenga 30, u Rwanda narwo ruhakana ko atari rwo rwayiteje. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko ino ntambara ituruka mu bihugu bikize bya Repubulika cyangwa se ibihugu bifite ibyakize byateye imbere, ari byo bishoze intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byifuza gusabura amabuye y'agaciro ku nyungu zabwo bwite. Kugeza ubwo rero Antoine Felix Tshisekedi yabonye ko nta n'imyaka 100 cyangwa se nta no kundi kuntu yabigenza kugira ngo yikure muri situation irimo, ahitamo kugandukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza, abayobozi benshi bagiye bagandukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafata ibihugu byabo bifite ubukungu n'ubutunzi bwifuzwa n'isi, bakemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahatura cyangwa se zanahashinga ibirindiro, bakandi bakemera amasosiyete ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya kuhakorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batarinze kujya kwanduranya ku bihugu kugira ngo bifate ku ngufu. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko icyo gihugu cyo kiba kigiye mu mutekano, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora ibishoboka byose kugira ngo zirinde icyo gihugu n'abenegihugu bacyo n'abakozi bacyo ubwabo bariyo bazaba baragiye gukorwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro.
Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umutekano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uracyari kuzamba, dore ko n'ubundi n'imirwano ikomeje, drone ziracyakoreshwa n'ibindi, ariko umutekano none urimo uragerwaho cyangwa se uri hafi kugerwaho ngo urabura agatonyanga, bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibirimo. U Rwanda rusobanura ko iriya ntambara iri hariya atari bo bayitangije, gusa nanone ukurikije amateka kuva u Rwanda rwajya gufatanya n'igisirikare cya Uganda na Angola ndetse n'iryo shyaka ryari rya Desire Kabila, ndetse bakaba bahaga ibitero bitewe n'abahahungiye bakoze jenoside n'ingabo zari za Habyarimana zari zarahahungiye, ndetse ntihigeze hongera kugaruka amahoro. Ari nayo intambara ya kabiri. Intambara ya mbere iya kabiri yo yahuriwemo n'ibihugu byinshi cyane birenga 10, kujya mu byumva na General James Kabarebe abivuga. Wakwibaza ngo u Rwanda rwari rusigaye rurinayoborwa cyangwa se Kongo yari isigaye inayoborwa n'abasirikare n'umusirikare umwe uyoboye u Rwanda ndetse na Kongo icyo gihe ari we General James Kabarebe, byaje kugenda gute kugira ngo bahave? Biravuga ko abayobozi harimo ubwo ba Joseph Kabila bamaze kubona ko ingabo z'u Rwanda kuzigarurira ibice byinshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bifuza kuhagoma batarafite gahunda yo kuhava, baragambaniwe nabo barabarasa, barangije barahunga bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo u Rwanda ntirwigeze ruva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo amahoro, cyangwa se nyuma y'uko bashizeho ubuyobozi bakifuza ko bahava hoya, ahubwo barahagomye kugeza ubwo nabo babarasagaho bakava hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze. Ibyo ngibyo binagarukaho cyane n'abantu bazi by'iyi ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ariko bazi ukuri uburyo byagenzemwo n'abandi barurwanye. Ese koko iyo ntambara yumvishije yatangiye kugeza ubwo Tshisekedi Tshilombo yafataga ubuyobozi, dore ko yaje ayisanga kuko ni ya kera guhera mu mwaka w'1996 kuzamura, nyuma y'imyaka 2 ya jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi. Urumva ino ntambara ari ya ryari? Urumva Tshisekedi ayifite mu kuboko, cyangwa se Tshisekedi yaje aheraho byari bigeze abyica byose, cyangwa se ashaka kubihagarika, cyangwa se akomerezaho bagenzi be bari mu kwica no kwivugana abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nari nabo bita abatutsi. Reka tubihanga amaso ndetse twumve ko byagenze n'icyo bisobanuye. Wowe icyo ukosaba ni ugukanda buto yanditseho subscribe, share, like na comment, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi.